Ndongeye ndabasuhuje nanone. Iyi ni video ya gatatu, nakwita ko ari mu ruhererekane rwo kubasobanurira ku ngingo nashaka kubahaho kuri video zindi zisa n'izagiye zitambuka. Iyi video nje kuvuga ku bintu byitwa gusaba ubuhungiro cyangwa se kwidekarara. Abantu babivuga mu buryo butandukanye, mu ndimi z'amahanga babyita asylum seeker no cyangwa gutanga refugee claim, ibintu nk'ibyo. Abantu bacu bo mu community yacu cyane cyane usanga bavuga ati nshobora kuzana hagera ngahita nidekarara, ngahita nsaba ubuhungiro. Hakavuga uti nshobora gutekinika nkareba uko nabona visa yo kuza gusura yenda cyangwa se ya tourism, hanyuma nahagera ngahita nidekarata. Ubwo ibintu byaba bimeze neza, byabiciyemo. Hakaba ndetse n'abantu bashobora kuba baje nko kwiga, yenda akaba yarakoresheje se nk'ama bank statement ataraye, ari nk'umuntu werekanye ko ari kumwishingira. Ibyo bintu bikaguhesha study permit, nibyo ko ukaza kwiga, ariko udafite ya mafaranga werekanye, wahagera bikakugora kuko ntuzashobora kwiga full time hanyuma ngo unashobore kubaho utagiye gukora, kuko amafaranga amasaha usabwa cyangwa wemererwa gukora nk'umunyeshuri w'umunyamahanga ni make, 24 mu cyumweru. Ntabwo ayo ngayo yagutunga ngo nishyure ishuri uramutse udafite bwa bushobozi koko wavugaga ko ufite, uri musaba visa. Biba bizagorana, cyangwa udafite indi support biragoye. Abenshi rero iyo bibagoye hari igihe babireka, nta mahitamo baba bafite, kuko niba udashobora kwiga ngo wishyura ishuri unakoreye amasaha make wemerewe ubuzima bukomeze, ruvuga ko abenshi birangira bahisemo kubyihorera, ubwo bakadropinga. Hari abagerageza iyo batuye nko mu mijyi minini yenda ifite ibyo twita table jobs, hantu ugenda ugakora bakaguhemba cash, nta hantu bizagaragara muri leta. Nabyo ntabwo ari byinshi, hano ntabwo ari byinshi cyane. Abenshi rero usanga bahise bafata inzira yo gusaba ubuhungiro. Kaza ukiga, wize umwaka, ubonye ntabwo uzashobora kwiga undi mwaka wari ukurikiyeho, uhisemo uhita ubireka ugasaba ubuhungiro. Ukaza waruje gusura n'urugero y'amezi yawe agomba kwamara yenda atarenze 3, ukabona nta bundi buryo ufite, yenda urahita uhitamo gushaka ukutanga claim nk'umuntu usaba ubuhungiro. Ibyo byose birahari. Ikintu cyitwa gusaba ubuhungiro ni ikintu gisaba kwitonderwa cyane cyane abantu bava mu bihugu byacu. Abantu mu nyumva mu nkurikira, ni ikintu cyo kwitonderwa, kuko ntabwo ari inzira yoroshye nkuko mubitekereza. Nkuko bisounding, uri musaba ubuhungiro ni ukuvuga ko ubuzima bwawe buri mu kaga. Urimo urashaka ahantu ubona umutekano, urimo urashaka ahantu ubona amahoro, donc urimo urashaka ahantu ubona kimwe mu bintu byaba bitumye usaba ubwo buhungiro byemewe ku rwego mpuzamahanga. Ibintu byitwa gusaba ubuhungiro ni ibintu bifite amategeko abigenga kandi agomba gukurikizwa ku rwego mpuzamahanga. Hari video nigeze kubivugamo, yenda mvuge kimwe cyangwa se ingingo zose bagenderaho. Icyambere, kugira ngo wemererwe ubuhungiro, ndi kubivuga muri sense generale kubera ko ni steps ndende ugomba gucamo. Ugomba kuba ufite icyo bita well founded fear of persecution. Ni ukuvuga ko ugomba kuba ufite ubwoba bw'ubuzima bwawe bwo kurenganywa bitewe n'ikintu kimwe muri ibi bikurikira, cyangwa se byinshi. Nibura kimwe, ahantu ubarizwa, utuye, cyangwa se igihugu cyawe, urarenganywa, ntuhabwa uburenganzira nk'undi muturage wese kubera ubwoko bwawe, n'urugero, cyangwa se kubera ubwene gihugu bwawe. Ahantu uri ukaba nta mutekano ufite, wumva ushobora no gupfa kubera ubwene gihugu bwawe. Ikindi, cyangwa se urarenganywa, uhabwa ibihano bidasobanutse bimeze nk'akarengane kubera imyizerere yawe, kubera ibyo wizera, bigatuma ubaho mu buzima budafite umutekano. Cyangwa se wumva ubuzima bwawe buri muri kaga kubera political opinion,
donc kubera ibitekerezo yenda byawe utanga muri politike ukumva ukabona bigushyira mu kaga, bituma utabaho neza nturi umunyepolitike, ariko igitekerezo cyawe gishyira ubuzima bwawe mu kaga. Hakaba hari n'ibimenyetso, ariko hakaba hari evidence, ntabwo ari ibintu byo mu kirere gusa byo kuza ngo uvuge ati yewe rwose ntabwo numva ntekanye, numva mfite ubwoba kubera ko ntashobora gutanga igitekerezo cyane. N'urugero muri politike y'iwacu ndamutse gitanze byamera gutya na gutya, ngo wasiyuminge. Yenda rimwe na rimwe hari n'abavuga ngo natanga ingero z'abandi bagiye bahura n'ibibazo ndi gutekereza. Ntabwo ariko bimeze. Ikintu kigomba kuba kiri personal, kubera ko ari ivyo abaturage bo mu bihugu bitandukanye bajya baba barahunze bakavuga ngo turi impunzi kubera ko ntidufite amahoro iwacu, ntabwo leta itwemera cyangwa se ntiyemera ibitekerezo byacu. Ibintu nk'ibyo bigomba kuba biri personal, not general. Hanyuma icyanyuma, kuba wumva ubuzima bwawe buri mu kaga kubera social group ubarizwamo runaka. Ubu ibyeze cyane biriho nk'iby'abantu baryamana bahuje ibitsina, bisa n'ibitaremerwa mu makominoti atandukanye, ku buryo umuntu ashobora kuba abaho mu kaga, abaho mu bwigunge, aba mu ngorane, ndetse rimwe na rimwe aba targeted maybe kubera ibyo ngibyo. N'izo ngingo zikurikizwa, nibura ukaba ufite kimwe muri ibyo ngibyo. Abantu b'iwacu rero ni ugutekereza cyane, cyangwa se ni ugutekereza kabiri. Yenda nkuko nabivuga nje nshobora kuba ntafite amakuru, ariko ntabwo nibaza ko iwacu ari umuntu urenganwa kubera ko uri umukatolike, uri umuanglikani, uri umuadeperi, uri umudive, uri umumetodiste, uri uwo mu bapresbyterienne n'ahandi ari amadini yose dufite. Ku makuru numva mfite nayo mperuka, ntabwo ntekereza ko ari umuntu ushobora kugira uburenganzira bw'ibanze yimwa nk'undi muturage wese just kubera ko afite iyo myizerere runaka. Ushobora kumbwira ngo ntuhaba, nibyo koko ubuzima bwa buri munsi, ariko iyo umuntu yaje arimo areba, ureba uko ibintu bigenda mu gihugu, ureba uko amaserivisi atangwa, ureba uko abantu bakirwa, ndetse rwose nanavuga ko mbona hari improvement nini cyane pe. Ufashe nk'imyaka 10 ishize n'urugero, hari improvement muri serivisi nyinshi zitandukanye, nubwo hakiri ibyo gukosora nabyo byinshi n'urugendo, ariko hari impinduka nyinshi. So ibi muze kubyumva nk'ibitekerezo byanjye, ariko umuntu wese ashobora kwimenya, kuko navuze ko ibintu byo gusaba ubuhungiro biba biri personal, ndetse ukaba ufite na proof uzerekana. Iyo rero utekereje gusaba ubuhungiro, hari ibintu bibiri ugomba guhita utekerezaho. Icya mbere, ugomba kubanza ugatekereza uti se nibaramuka babyanze bizagenda biti? Ubwo iyo babyanze uba wahise wishyira mu mutego nyine, ni ukuvuga ko nta yandi mahirwe usigaranye, ni ugusohoka igihugu ukagenda, nubwo ari process ndende, ariko iyo no gusiyo imwe. Ubwo iyo babyemeye, ubwo na amahire process zirakomeza, ugahabwa protection nk'undi muntu wese ukeneye protection, hanyuma ukazabona permanent residence kugeza igihe uzuzuriza ibisabwa ukaba n'umusitizene. Nakiriye maze kwakira abantu 5, 3 babiri bavi Burundi, 3 b'abanyarwanda basabye ubuhungiro. Baje kwiga basaba ubuhungiro. Umwe yaje aje gukora work permit irangiye, bamwime extension, ntiyabona indi pathway yo gushakishwa yabona permanent residence, hanyuma ahitamo kwidekarara. Abandi baje kwiga ubushobozi buza kugorana, baradropinga basaba ubuhungiro, hanyuma claim zabo zabaye rejected. Hariho itegeko rishyashya. Itegeko rishya ry'ibintu bijyanye no gusaba ubuhungiro rivuga ko umuntu winjiye muri Canada nyuma ya 2020 mu kwezi kwa 6, nimba nibuka neza, 2020 cyangwa na 2021, ntabwo ndi kwibuka umwaka neza, hanyuma ukazasaba ubuhungiro nyuma y'umwaka ukandagiye ku butaka bwa Canada. Eida muri iyo kategori twarimo tuvuga yabaje kwiga cyangwa baje gukora, ukaza nyuma y'izo tariki navuze, ariko ukazatanga claim isaba ubuhungiro nyuma y'amezi 12. Ubusaba bwawe buzaba rejected. Icyo ngicyo mugomba guhita mukimenya. Hanyuma hakaba hasigaye
amahirwe y'uko yenda icyo twita CBSA bashinzwe iby'abinjira n'abasohoka bashobora kuzavuga bati uyu muntu yenda reka tumuha amahirwe yo gukorerwa icyitwa pre-removal risk assessment. Ni ukuvuga ko n'indi nyigo bagomba gukora yo kuguha amahirwe yo kwisobanura no kwerekana ko hari ushobora kuba ugiye gushyirwa mu kaga, ubuzima bwawe bushobora kuba buri in danger nuramuka usubiye iwanyu. Bakagukorera iyo nyigo, gatanga ibyangombwa, process igatangira, nibura ukareba ko wazagira amahirwe koko claim yawe ikemerwa. Ibitari ibyo, gutanga claim isaba ubuhungiro nyuma y'umwaka ugeze muri Canada, waba wari waraje kwiga, waba wari waraje gukora, waba warigeze kuza gusura nyuma ya ziriya tariki navuze, hanyuma ukongera ukawasubirayo, ukazongera ukagaruka ugasubirayo, hanyuma ugasaba ubuhungiro, claim yawe ntabwo izajya irenga aho wayitangiye. Step ukuntu zigenda: iyo utanze claim isaba ubuhungiro, tuvuga ubikoreye ku kibuga cy'indege, ukihagera, reka nkoreshe yenda process ziri normal, ubwo turavuga abantu basaba ubuhungiro bidaciye muri biriya by'imiryango mpuzamahanga igomba kubanza kukwemeza nk'umuntu ukeneye protection. Ibi ndi kuvuga ni by'umuntu wigereye muri Canada, ni by'umuntu wageze kuri port of entry, ni by'umuntu winjiye muri Canada already, hanyuma agahitamo gusaba ubuhungiro. Iyo ugeze ku kibuga cy'indege ugahita uvuga ko urimo widekarara, ubwo bagira ibyo bakubaza, kabisubiza, ugatanga information bagusaba, hanyuma ukazuzuza n'icyo bita na formu ibaha amakuru navuga ko arambuye ku busabe bwawe. Bariya abantu bakiriye ubusabe bwawe nibo bazakora inyigo y'ibanze, babona ushobora kuba eligible, bagafata application yawe bakayoherereza icyo twita Immigration and Refugee Board. Mubyumve neza, nimba unakoze claim uri mu gihugu, abantu bakiriye iyo claim yawe nibo bazayirebaho, babona iri eligible yo koherezwa muri Immigration and Refugee Board, bakaba ariho bayohereza, hanyuma ukazajya kwisobanura. Bagira igihe cyo kugutumira cyo bita hearing, hanyuma ukazajya kwisobanura impamvu udashaka gusubira iwanyu n'ibindi. Aya mategeko rero ahari. Nimba waraje kwiga ukamara umwaka, ugahitamo gusaba ubuhungiro nyuma y'umwaka, waraje nyuma ya 2020 cyangwa 2021, nimba nibuka neza ziriya tariki navuze, ugasaba ubuhungiro hashize umwaka uri mu gihugu, claim yawe ntabwo izarenga aho wayitangiye. Ni ukuvuga ko bare yaba officer bakire claim yawe bazayirejectinga, ntizigera igera ku rwego rushinzwe kuyikoraho inyengo birambuye ngo uzajya no kwisobanura. So abo bantu rero nakiriye bari muri ibyo byiciro, ni ukuvuga ko basabye ubuhungiro bararengeje igihe kingana n'umwaka bari muri Canada, ubusabe bwabo bwamaze kwangwa, ubwo yenda bategereje kuzareba ko bazaba eligible ku bintu bya pre-removal risk assessment, bakaba ariho yenda babona amahirwe yo kuba bakomereza. Ibitari ibyo nta yindi option ihari, bahita bagusaba gusohoka igihugu, baguha igihe, hanyuma utabyubahiriza bakazashyiraho warranty yo kuguhiga, kugushakisha, bakazaba bagutera bakakwijyanira iwanyu rwose, baguherekeje, bakagushyikiriza leta yawe. Nuko kuntu bigenda. Ndagira ngo rero mbwira abantu muba muri mubitekereza muri iyo sanse ko hariho risk nyinshi z'uko ushobora kwiyangiriza ubuzima, bari ko mbyita. Kuko icyambere nkunda gutekereza ko abantu bashobora kugira muri ibi bihugu baba baje kwiga, nubwo bataba bafite ubushobozi buhambaye cyane, ariko haba hari ubushobozi abantu bari basanzwe babayeho. Urumva rero, urugero, uraje watekerezaga ko target uzaza ukiga ukabona akazi, ugashaka uburyo bwo gutura, ntibikunze, uridekaraye, nabyo biranze, bifite ukuntu bishobora kugutraumatizing. Numva nababwira nti ibintu byose ukora ugerageza bitekereza, unatekereza ko ufite iwanyu, bitekereze unatekereza ko bidakunze ugifite iyo busi yo gusubira iwanyu ugakomeza ubuzima. Iki kintu nkunda kukivugaho kubera ko majorite y'abantu benshi bakubwira ati no kwishakira ubuzima nta kindi kibazo gihari. Ufite kuzabiprovinga, abazungu bashobora kubeshya ukababwira koko bakabyemera, ariko nubwo ari ukwishakira ubuzima nta kibazo ufite koko, bitekerezo neza. Nibiramuka bidakunze uzabyakira gute, uzumva umere gute, bizagenda gute, mu bitekerezeho cyane. Ntabwo rero bicyoroshye. Abavandimwe nabagira inama
yo gukoresha n'ubundi kuvugana n'abaroya bari basanzwe bakorana cyangwa se abakonsirita babatangirije process, bakabaza nimba hari indi option ihari ishoboka, ariko amahirwe ni ukuvuga ko ibyo bya kremu n'ibyanga wari warajuje kwiga, mu by'ukuri biba biberetse ko waje mu by'ukuri ushaka kureba uko wakigumira muri Canada, nta protection ukeneye, ugasanga bagusubije iwanyu. Numva rero nshobora kubaha ayo ngayo kuri ibintu bijyanye no gusaba ubuhungiro, bikaba ibintu byo kwitonderwa, bikaba ibintu byo gushakisha amakuru neza, ukumva ko bitazagukura naho wari wibereye. Birahagije. Ndumva ibindi byaba nk'ibibazo mwakwibaza, mushobora kwandika umuntu akazabashakira amakuru biramutse bibaye ngombwa. Ciao ciao.